Yesu nashimwe mu izina rya Yesu turabashuhuje. Tunejejwe n'Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ry'umugoroba. Yesu nabishimirwe. Ndagushimira wakanze subscribe, ndagushimira wo sharinga. Imana iguhe umugisha wogira icyo ukora kugira ngo iyi Pokeya TV izamuke. Imana iguhe umugisha. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 5. Haranditse ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na hato. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo cyangwa umutwe w'ijambo uba ufite teme ivuga ngo igihe ugeragezwa saba ubwenge ku Mana. Haleluya. Igihe ugeragezwa saba ubwenge ku Mana. Haleluya. Aya ni amagambo Yakobo yanditse. Uyu ni mwene nyina wa Yesu Kristo, ariko mumenye yuko atari muntu umwaze, ahubwo uyu Yakobo iyo dusomye Bibiliya itubwira yuko yari ari gusenga i Yerusalemu. Haleluya. Hamwe na nyina Mariya muri cya cyumba cyo hejuru barindiriye umunsi wa Pentecote. Haleluya. Yesu amaze kuzuka nibwo yabonekeye by'umwihariko uyu Yakobo. Haleluya. Amwongerera imbaraga zo kugira ngo amwizere. Haleluya. Yakobo rero yandika uru rwandiko, yarwanditse ashaka kubwira abakirisitu kugira ngo ibigeragezo bajye babyakira nk'ikintu gikuza umukirisitu. Haleluya. Kwakira ibigeragezo nk'ikintu gikuza umukirisitu. Haleluya. Kimukuza, kituma agera ku Mana. Ibigeragezo nta hantu uzaba umunyamubiri uzahura n'ibigeragezo, uzaba umunyamwuka uzahura n'ibigeragezo. Gusa umunyamwuka atandukaniye n'umunyamubiri nuko umunyamwuka ibigeragezo byose aba afite ikimugwanirira, ariko umunyamubiri we ni handi usanga ajya mu bapfumu, ni handi bimucanga akiyahura, ni handi usanga ngo umuntu yasimbutse etaje kuko ni umunyamubiri. Haleluya. Hano Yakobo yandika rero yaravuze ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza. Haleluya. Ntabwo ibikugerageza byose uzamunyamasengesho ngo bizaze bikugweho ngo ari uko wabimenye. Oya. Hari ibyo Imana iceceka. Mujye mwibuka igihe umushunemu yapfushaga umwana Elisa yari yaramusabiye, ntabwo Elisa yigeze amenya kuko umwana yapfuye. Ngo akibona umushunemu ari kuza yatanya ari kuza yihuta, Elisa nibwo yubuye amaso aravuga ngo uriya muntu uko ameze nk'umushunemu. Avuye he yagiye? Ngo ageze imbere ya Elisa ngo ashaka kumufata, ariko Gehazi ngo umugaragu wa Elisa aramufata, ariko aramubwira ati mureke, Uwiteka yamisha umubabaro we. Haleluya. Rero Yakobo aravuga ngo nimugurwa gitumo, bene data nimugurwa gitumo nibagerageza. Ntimukinture, nimukimura Imana, nimukavuge ngo byacitse. Ibyo kurya by'umukiranutsi ni ibikugerageza, ariko ikaguha imbaraga zo kugira ngo ibikugerageza ubashe kubivamo gitware. Haleluya. Ibizakugwa gitumo byo birahari, ariko ndi kugira ngo mubwire ngo saba ubwenge
ibigeragezo birahari, ariko mu ikigeragezo kije ukitwara mute? Haleluya. Witwara ute muri icyo kigeragezo? Y'intambara zije zigutunguye, usenze iminsi 3 cyangwa usenze umunsi umwe cyangwa usenze iminsi 2, ese witwara ute? Ntabwo uhita uvuga ngo wagira ngo sinanasenze, ahubwo ukarushaho gukora ibyaha. Hoya bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugurwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Ntabwo ibikugerageza bizaba indwara gusa, uzageragezwa n'umwana, uzageragezwa no kubura urubyaro, uzageragezwa no kugira akazi ariko akazi kakubere amahwa, uzageragezwa no kubaho n'akazi, uzageragezwa no kubaho ufite inyatsi, uzageragezwa no kubaho ari wowe uvuka mu muryango umeze nk'ikivume, uzageragezwa no kuba ari weho wagakwiriye kuvuga ati ni njyewe narizi ko ni njye wize, ni njye waruzi ko nzatunga umuryango, none abo abatariza ahubwo nibo bari kuntunga. Ibikugerageza bizaza atari bimwe, ariko ibyo bikugerageza byose ujye umenya uburyo ukwiriye kubyitwaramo. Haleluya. Menya uburyo ukwiriye kwitwara hagati y'ikigeragezo. Haleluya. Ikigeragezo urimo, uyu Yakobo yandika, mwibuke kuko yari umushumba, yari umupasitori w'itorero. Haleluya. Yandikira itorero rero, ibizabagwa gitumo, turi mu masengesho, nimuzinube muvuge ngo twimuye Imana. Oya, muzahame hamwe. Imana ni gwakazi n'ubundi wari uvuze ngo inyatsira cyitse, azi ngo imivumo ikuvuye, ahubwo imivumo ikiyongera. Ntuzayimure bifite icyo ishaka gukora hanyuma y'ibyo ngibyo. Haleluya, haleluya. Arongera aravuga ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kugeragezwa ko kwizera kwanyu, iyo ugeragejwe ukizera, haleluya, muri kwa kwizera, haleluya, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Iyo umunyamahanga abonye uhura n'ibigerageza ariko akabona ntucogora, akabona urihangana, akabona nturi gusubira inyuma, akabona nturi kunamuka, nubwo yagera akavuga ngo ufite mu mutwe hatuzuye, ariko ko kwizera, haleluya, gutera kwihangana gutuma nawe hari uburyo yakizwa. Haleluya. Gutuma nawe hari izindi mbaraga yakirira aho hantu, gutuma hari ubundi buryo yumva nawe avuze ati ibintu by'ikirokone ndende ndumva binjemo. Bantu b'Imana, mujye mureka kwihangana, kwizera kwanyu kugera ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Reka mbabwire ikintu bita kugeragezwa. Hari umugabo umwe twari turi ahantu, agirana n'undi mugabo ikibazo, ariko yari umurokora, akigirana n'umugabo w'umwisilamu. Umugabo w'umwisilamu abagize umujinya, bamukubise urushyi, undi aramureka, amukubita urundi, undi aramureka. Umugabo biramucanga, undi ntiyavuga rwose, amera nk'igiti, amera nk'aho nta maboko afite. Haleluya. Umugabo aramureka, abandi baramushaka ateko sha ubaye imbwa bigeze aho ngaho nta kintu ubwo urukubona wakora. Undi araturama araceceka. Muri kwa kugeragezwa kwe agiramo ikintu bita kwihangana. Umugabo amukubise urwa gatatu, abonye nta kintu avuze aramureka, aricara agira ngo wenda araza kumusubiza mwubikiri, yaramwihorera. Buracya bumera gatatu. Ndagira ngo nkubwire ngo mu cyumweru kimwe yaraje amusaba imbabazi, aramubwira ngo iyi Imana wakurikiye nanjye ngiye kuyikurikira. Haleluya. Umwisilamu ahita avuga ati iyi ni Imana ndayibonye. Ibi ntabwo ari ibintu bya kure, ni ibintu bya hafi. Haleluya. Kubera yarihanganye, ageze mu kigeragezo aravuga ati ntabwo nagwanisha umubiri, Imana ibirebe. Ariko Imana ari izi kigiye gukora. Uyu mwisilamu yabaye umukristo mwiza, akirijwe ejo bundi, ariko aba umukristo mwiza rwose. Haleluya. Aramubwira ati ya rwose, ati nabikoze ngira ngo rwose ushotore, ariko nabonye kwihangana ufite, ntabwo twebwe utwo tujya tukugeraho. Uturakaje wese turakubita, uturakaje wese dutuka ku bitutsi by'ababyeyi tugira ute, none byose nanabigututse nta kintu wavuze, nsanzwe nkuzi. Ariko yagiraga Yesu hari icyo yashakaga kugira ngo akore, yashakaga kugira ngo atarure uwo muntu. Bantu b'Imana,
mujye mureka. Haleluya. Mumenye kuko yuko kugeragezwa, iyo ugeragejwe burya hari ikintu data bashaka gukora. Haleluya. Ikiri kukugerageza cyose ujye umenya ngo data hari ikintu ashaka kugira ate ashaka gukora. Bituma umuntu akizwa, bituma umuntu yakira Yesu na bugingo n'ubu. Haleluya. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutariho umugayo na gato. Haleluya. Kwihangana ugomba kwihangana igihe cyose. Kwihangana ntabwo wihangana umunsi umwe, wihangana igihe cyose. Haleluya. Ntuzabone none wihanganye byanze ejo uvuge ngo ubwo byanze ngo reka nongere nkore gutya. Oya, ageze ku 5 aravuga ngo ariko niba hariho muri mwe umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Bantu b'Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana, ariko nta hantu wageze ukabura ubwenge, ukagenda nk'utagira ubwenge, ikigeragezo cyakugeraho ugahita unamuka. Twumvise umuntu ahuye n'ikigeragezo ariko amenya uko akitwaramo. Haleluya. Iyo uhuye n'ikigeragezo witwara ute? Witwara ute mu kigeragezo uhuye nacyo? Ubasha gusaba ubwenge buvuye ku Mana. Wowe ikije cyose niba kigeraho kikunamura, reka tugusengera Imana. Kuva uyu munsi wongere wambara imbaraga, wongere ufate ubutware, wongere ufate imbaraga ziruta izindi. Niba wari ubuze ubwenge mu kazi, Imana yaguha akazi ariko ukaburiramo ubwenge. Imana yaguha icyo gukora ariko ugikora uri indyarya, wabuzemo ubwenge. Imivu muribaza ngo iva hehe? Iva mu by'umutima wawe ugambirira kandi ugasohoza. Imana igucira inzira zo gukora runaka, bakugira icyizere, baguha ikintu, buri kintu cyose nta kintu bakubaza, nta kintu babara, nta kintu bakwizeye nk'umuntu babona ufite ikintu bita ubunyangamugayo. Ariko umutima uhora ukwemeza ibyaha, wabuze ubwenge. Ejo ni wowe wirukanwa, uzavuga ngo ya minsi 40 bavuga y'igisambo nigera, uzavuga ngo hari icyo uzashinze Imana. Niba hari ubuze ubwenge nabusabe, reka dusabe Imana, Imana ikugarurira ubwenge. Haleluya. Imana iha abantu bose itishama, reka tuyibwire iguhe. Bwira Yesu ngo nanjye Yesu mbonye ko aronacitse intege mu bwenge, Imana ikongerera ubwenge. Haleluya, haleluya. Imana itishama iha abantu bose, ntabwo irobanura ivuge ngo ni muto uyu ni mukuru, ivuge ngo uyu ni umwana uyu ni umusore. Oya, iha abantu bose. Nitinya umunyacyubahiro, nitinya iki, kuko icyubahiro cyose, icyubahiro ufite cyose nicyo mu isi, icyubahiro ni icy'Imana. Ariko mu ijuru no mu isi icyubahiro kibara ari icy'Imana. We rero icyubahiro wagira ukigira kubera akazi, ukigira kubera icyo uri cyo, ntabwo ukigira kubera umubiri, ahubwo ukigira kubera yenda icyo ukora. Niba uri umucuruzi ukigira kubera ucuruza, niba uri umuhinzi yenda bagira icyubahiro kubera uri umuhinzi ukaba weza. Ariko ntabwo waba uri umuntu ucuruza, uri gucuruza ibikarito ngo uzaba umunyacyubahiro. Ntabwo waba uri umuntu uhinga ugahomba ngo uzaba umunyacyubahiro. Bisaba ko icyo kintu unakora cyaraguhaye inyungu. Yego, Imana iha abantu bose, ntabwo irobanura. Nawe iguhe mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana aya masaha. Mana data wa twese, turi ku ijambo ritubwiye ngo data wa twese, igihe ugeragezwa saba ubwenge uvuye ku Mana. Saba ubwenge, dusabye ubwenge, sabiye abantu bawe bumvise iri jambo. Iri jambo niribabera inkota, iri jambo niribakingurira ubuzima, iri jambo niribakingurira ubugingo, iri jambo niribakingurira isaha nk'iri. Mu izina rya Yesu Kristo, ubabohorera ingoyi, ubabohorera umutima, ubabohorera ibitekerezo, ubohora aya masaha, ubohora abato n'abakuru, ubohora abakecuru n'abasaza. Mu izina rya Yesu Kristo tugusabye kunesha, tugusabye gutsinda. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami Imana, tugusabye kongera gusenga muri cya cyumba cyo hejuru. Sabiye umuntu wese gusengera muri cya cyumba cyo hejuru muri uyu mugoroba. Mu izina rya Yesu, abona imbaraga, abona imbaraga, abona imbaraga. Muri iri byavuze ngo mwishyura mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Aravuga ngo nayihawe igihe nihanye ibyaha.
tunejejwe no kuri Imana, tunejejwe no kuri umutabazi, tunejejwe no kuri umurengezi, tunejejwe no kuri itara, urubwuga mu rubwihisho bwacu, mahoro yacu, pfundura imigisha, hambura imigozi, abari bafite uburiganya, abari bafite uburyarya, iri jambo rikaba ribatsinze, abatihanganiraga ibagerageza, abatihanganiraga ibibazo, ibyabagwaga gitumo, nibihangane mu izina rya Yesu. Abuburwayi bwaguye gitumo, abinzara yaguye gitumo, abo kuva ku kazi byaguye gitumo, nibihanganire mu izina rya Yesu. Ndasenze mwami Imana, ibyo bitugerageza Mana, ibyo bigerageza abantu bawe Mana, yaba ari yo nyigisho yo kugira ngo runaka akizwe, mwami Imana turasenze ngo duhe kwihangana mu izina rya Yesu. Tugusabye ubwenge mu bihe nk'ibi, tugusabye ubwenge mu bihe nk'ibi mu izina rya Yesu. Data, tugusabye igihe nk'iki Mwana, turi mu kigeragezo duhe ubwenge. Umuntu wese uri mu kigeragezo, umubyeyi uri mu kigeragezo, umusaza uri mu kigeragezo, umuhinzi uri mu kigeragezo, umucuruzi uri mu kigeragezo, umuntu ufite akazi uri mu kigeragezo. Data wa twese abafite ibigeragezo by'uburwayi turabasengeye, ubaha ubwenge mu gihe nk'iki, ubaharamburira ukuboko, bakore ku maso, bahumuka mu maso mu izina rya Yesu. Uhuma ingabo z'isira zawe zibagose, ubacira inzira, ubacira imigozi. Ndakwizeye, nizeye amaraso yawe Mana, nizeye imbabazi zawe Mana, nizeye ko ijambo rigeze kuri benshi, nizeye ko ijambo rigiye gusohoza gukiranuka kwaryo. Mana urakoze, shinzira kuri bose, shinzira ku barwayi, shinzira ku bafite imanza, shinzira ku bari kurengana mu izina rya Yesu Kristo. Ubacira ikigoyi cy'abagoyi, utesha agaciro usenye mu izina rya Yesu. Turakwizeye, turakwiringiye mu izina rya Yesu. Uri ku kazi wese, murindi nyatsi, murindi bihombo, murindi za karande, murindi abatwezi, murindi abakonikoni. Twizeye amaraso yawe, twizeye imbaraga n'ubutware. Turakwizeye, turakwiringiye, dusabye ubwenge none n'iteka ryose Yesu. Tuguhaye icyubahiro kuko ubikoze, kuko biremye aya masaha. Akira ishimwe tugushimiye, akira ishimwe abagabo n'abagore bagushimiye, akira ishimwe abakecuru n'abasaza bagushimiye, akira ishimwe abana bagushimiye. Dore igihe cyo gutangira cyenda gusohora. Turasengera abo banyeshuri, turababohoje mu izina rya Yesu, turababohoje mu izina rya Yesu. Turabohoza ubugingo bwabo, turabohoza ubugingo bwabo, turabohoza kugira ngo Mana mu izina rya Yesu ujye barinda impanuka, ujye barinda kubura ubwenge abakozi bawe, ujye bahagararaho, ukize indwara ku ishuri, ukize indwara z'ubumuga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko uri umutabazi, urakoze kuko uri umurengezi. Twizeye amaraso yawe n'imbaraga, twizeye utwana gukomera no